Mulionesha ushujaa wenu, mulionesha kama nyinyi muko watu wa maana, hamuogopaki. Mulionesha kama nyinyi muko watu ambayo mungali na chunga asili yetu. Munachafitu mucho. Ndio. Wanatayarisha vita. Wanauza maavion, wanauza madrone, wanaleta vifaa. Walileta wazungu wa mercenaires, wa Wagner, wa Roumain kusudi wakuja kupigana vita. Lakini tulisema sisi hatutakubali population yetu ikimbie tena. Tubaye ikaze bakunzi b'ikiganiro uruvugiro, ikiganiro cya Bwiza TV ndetse ku bufatanye na bwiza.com. Ikiganiro tugiye kubagezaho uyu munsi ni ku munsi wa kane ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9. Aho rero duhaye ikaze abakunzi ba Bwiza TV bose aho bari haba mu gihugu imbere, ndavuga mu mujyi wa Kigali, mu ntara enye zigize igihugu, ndetse n'abanyarwanda n'abasha kumva ikinyarwanda bari hanze y'igihugu muri diaspora, ndetse n'abari hakurya y'amazi magari, ndavuga ku migabane y'Uburayi ndetse na Amerika, Aziya n'ahandi. By'umwihariko abantu bari mu gihugu cy'Ubufaransa nka Marie Goretti, abantu bari muri Canada nka Mugisha, mu Bufaransa nanone twasuhuza Ramazan, muri Amerika twasuhuza Amabilisi, ni inshuti ya Meki cyane. Hari abantu ejo nabonye bambaza ati se Meki yagiye. Meki rero arahari, ari mu kazi k'itangazamakuru nk'uko bisanzwe, aba yasohotse yagiye gushakisha amakuru hirya no hino, ariko nibishoboka mu cyumweru gitaha tuzaba turi kumwe. Mwese rero mudutize amatwi ndetse n'amaso, tuganire dusesengure ku nkuru twabateguriye uyu munsi, aho M23 Fred ikomeje kongera gusubira kuganiriza abaturage. Ejo bundi twavuga ko yasuye abaturage b'Ikiwanja. Ejo rero yari iri muri Rucuru, mu gice cya Kabaya za Gisigari, aho barimo baragenda batanga ubutumwa butandukanye, batanga message zabo ku baturage, babamenyesha icyo bari kurwanira ndetse banabasaba kubashyigikira mu rugamba barimo. Fred rero ngo ayikaze mu kiganiro uruvugiro nawe. Yego, asante sana. Sawa se nawe? Ndaho ni bisanzwe. Ejo nabonaga ka gripe gashaka kugutesa, ariko ndabona worohewe. Ndimo ndagenda nkakanda. Banza haciye hahantu bavuga gukabanza ukimenamo byayi birimo imiti cyane. Byita byamuzehe wakazi. Cyane ntago nari kubura kugerayo ngo mbanze ndebe ibyari byo. Muri iyi minsi kuva kano kavura kagaruka, abantu bagiye bahura na gripe. Nanjye nakubitanye nayo imaze nk'iminsi 3 rwose mu nzu nasohoka, ntinya no kuza. Noneho buriya rero hariho abantu barwara gripe, akaba yakubwira ati njyewe buriya aho kugira ngo nyirware uwo byaruta nkarwara malaria cyane. Na muri abo ngabo ndimo niyo ndwara rwose, ngiye ndwara ikanzaza, ibintu byose, ingingo zose nkumva zacitse. Yes, zatonekaye, umutwe byose nkumva byangiritse. Wajya kweguka ukagira ngo ni abakunda agacupa, ukagira ngo ni hangover, ukagira ngo ni hangover, cyangwa umuntu amaze iminsi yikorera imifuka ya sima, cyane ni ngo umuntu bamuvuniye mwigunira ugasanga ni muri ubwo buryo abantu baba bameze. Gusa rero n'ubundi ntago kabura, urumva ibintu by'ibivura n'ibiki n'imiyaga, ibyo ngibyo ntago byabura. Ariko nanone twarishimye kuko twabonye akavura tugakeneye, izuba ryari rimeze nabi. Ikibazo ngo nuko buriya hari ibindi bice bitarimo kugwamo, cyane ngo nk'ibice bimwe na bimwe, sinzi niba ari byose, cyangwa se niba rimwe na bimwe by'uburasirazuba rwose ngo barategereje amaso yaheze mu kirere, mu gihe hano i Kigali cyangwa se mu zindi ntara nazo babavuga bati imvura noneho ko yabaye ibindi. Hanyuma kandi noneho nabonye na meteo ivuga iti
mwitege muri ino minsi 10 igera muri ngahe mu 8 muri cyangwa se iyi yose isigaye kugira ngo kwa 9 kurangire. Imvura iremereye rwose, yabivuze yabiteguje yuko iri karundura, nabibonye ku ibitangaza. Ntabwo rero urumva rwose yakabaye igwa naho ngaho mu bindi bice, ariko turayikeneye ariko yitwangiza rwose nayo ni ugusenga Imana ikajya igwisha iyikenewe cyane cyane y'ubutaka bubasha kwihanganira cyane cyane abaturage babandi babwiwe kuva mu manegeka bagerageze nyamuneka bavemo Deni kugira ngo niba koko urumva niteganya gihe meteo nayo ibiteganya birashoboka kandi nabonye rwose 98% ibintu ivuga. Oya nanone Deni nabonye biba 98 kaba ari kenshi cyane. Oya nibyo kabisa, none se ni kangahe kubwira ko imvura iri bugwe nigwe? Oya icyo cyo cyaba indi debate, ariko nanone si impamya kari nka 98. Gusa mu mujyi wa Kigali guhera ejo bundi ku itariki ejo batangiye kwimura mu mirenge ya za Kanyinya, Gisozi, Gasabo, mu karere ka Gasabo. Batangiye kwimura abantu bari ahantu hari mu manegeka cyangwa hari high risk zones, ahantu afite ibyago by'uko hashobora kwibasirwa n'ibiza biturutse kuri ino mvura. Batangiye kubimura. Urumva ntaguciye mu ijambo, hari igihe abaturage batabyumva, ariko noneho baza kubona za ngaruka zabaye nyuma y'uko bageze aho bagomba kuba, bakavuga ati disi twari gushira bamaze kubona outcomes cyangwa se umusaruro byatanze. Gusa bino bintu ntabwo rega kwimuka Fred, burya ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. None se ngubu barakubwira abantu bari kwimurwa bari kwemererwa, leta irimo irabishyurira ukwezi kumwe k'ubukode. Nimba umuntu yari yibereye mu nzu ye amaze nk'iminsi ari umushomeri nta n'akazi afite, ubwo urumva agiye kujya mu bintu byo gukodesha, gushaka ibimutunga iki byose. Wongereho ko afite n'abana kuko hari abantu baba bavuga ati nubwo ndi umushomeri ariko nta muntu uza kunyishyuza ubukode, akaba yanaburara akabwirirwa akihangana akavuga ati wenda ejo hari ikintu nzabona. Ariko noneho kuburara ukanabwirirwa ejo uvuga ati n'itariki zo kwishyura inzu zirageze, uriya kiba ari ikindi kintu. Ugasanga wenda ni bimwe mu bituma wenda batabasha kumva uburyo ki kwimuka nyine bashobora kwimuka. Izo ni challenges n'ubundi bahura nazo n'ubundi zakabaye zigarukwaho cyane kugira ngo bafashwe mu buryo buboneye. Gusa aho gupfa nanone uyu munsi nazapfa ejo, ahubwo yagwa imvura ize inkunkubukane injyane. Wabonye ibintu yakoze muri Libya, aho abantu basaga 10,000 imyuzure iza gutya ikabataba bose cyane rwose. Ni ibintu bikwereka ko isi igeze ku rwego ruteye ubwoba, yarangiritse. Mu yandi magambo ikirere cyarangiritse. Imvura yagwaga mu myaka 20 ishize ntabwo ari iri kugwa muri iyi minsi, kandi ubwo no mu myaka 20 iri imbere hari igihe tuzabona ibitandukanye n'ibyo tubona ubu ngubu. Urumva cyane cyane reba nko muri Maroc, ya mitingito iherutse kuba, usibye yuko ngira ngo wenda aho ntago ariho hantu habaye umutingito ukaze cyane kukuribuka no muri Turukiya mu minsi ishize yarahajegeje kabisa. Yarahajegeje cyane, ugasanga rero nabyo ni ibibazo bikomeye. Ni ibibazo rwose, ni ingaruka nyine zo kwangiza ikirere nizo turimo. Gusa nta kundi, nta kintu twakora. Hanyuma hagati aho wabonye umuntu bita Kazungu Deni. Umuntu bita Kazungu bazina rwose, izina ryanjye yararyangije, yarisize icyasha, yararitokoje rwose. Ubu rwose n'ubundi nyumva bwa mbere nawe numvise Kazungu numva ni ibintu bisanzwe, ariko nyuma nje kumva ko yitwa Deni numva ndikanga. Umbura bihiwe. Ubundi nzi ko abantu twitiranwa rwose ari abantu b'abagwaneza, ari bajanti n'abanyose cyane. Fred rero ngo uyu munsi ku nshuro ya mbere uno mugabo ngo ni serial killer. ngo yageze mu rukiko rwose, ndetse ikintu gitangaje
ibyaha byose ashinjwa nta na kimwe ahakana. ngira ngo sinzi nta n'izindi komenti nyinshi agenda ashyiraho ahari, ngira ngo niyo wenda biramutse bibaye mistake hakagira ikindi cyaha wenda cyongerwaho, ngira ngo niyo yaba yakera. ni Kazungu rero we watawe muri yombi, ngira ngo ndakeka nta muntu wigeze uta muri yombi Kazungu yarifasha yijyana kuri RIB ati ngewe rwose ni mu mfunge, ubwicanyi maze gukora bumaze kundenga. Yandi magambo aho n'ubundi mu rukiko yabivuze asaba yuko ngo urubanza rwe ubwo ni urubanza rwabereye Kicukiro, Kicukiro n'ubundi nyine mu karere ka Kicukiro, mu gihe yageraga imbere cyangwa se imbere y'iburanisha yahise avuga ati nyamuneka mfite icyifuzo, ndashaka ko urubanza rwanjye rubera mu muhezo. Kubera iki se Kazungu? Ibyaha nakoze biraremereye, atari abantu bashobora kubyumva bikabahungabanya, niyo mpamvu. Hari umudamu nabonye ufite umwana ushobora kuba ari muri victime z'uriya mugabo, arimo ararira cyane, yarize kabisa. Ni ihungabana, niko twabyita, kubera ko yagendaga avuga ati rwose amaraso y'umwana wanjye azaguhame. Hanyuma mu ijambo rimwe Kazungu bamubajije impamvu yishe cyangwa se abantu ashinzwe kwica akurikiranyweho ubwo bagera kuri 14, ubundi bamushinjaga 12, ariko bavuga ati ariko hari abandi 2 mutazi, imibiri yabo itabonetse. Aravuga ati banyanduje sida, abo bose bagize uruhare mu kunyanduza sida, ariko ntabwo ari bose, ubwo birumvikana, ariko yaravuze ati bagize uruhare mu kunyanduza sida kandi babishaka. Urumva ubwo ngo nicyo kintu cyatumye agira gute. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba yararyamanye n'umukobwa akamwanduza sida, noneho agahita agirira beef cyitwa igitsina gore cyose cyangwa abakobwa bose. Dukurikije nyine uko yavuze, akavuga ati ndabazize cyangwa se nanjye bitewe niyo ubwo n'icyo kintu munkoreye kidasanzwe, ubwo nanjye ndahita nzinuka cyitwa igitsina gore, ahita ubwo atangira ubwo ngubwo. Urumva rero mu byaha ariko biragera mu 10 bya 10 byose arabyemera, byose nta na kimwe nta na kimwe kabisa. Ubwo kizakurikiraho ubushinjacyaha bwamusabiye yuko agomba gufungwa bamusabiye ko yafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ariko wumvisha igisubizo yatanze bamubajije icyo avuga kuri ko gufungwa. Turabivuga iki Bwana Kazungu? Ati niba ngo umupira ngo ngizamu ngo nimwe muri muri imbere yanyu, ubwo nimurangara umupira ukabashika, ubwo ni nko kuvuga ngo birabareba rwose giye icyemezo mufata cyose. Ni nkaho kuvuga ati nyamuneka ndi imbere yanyu. Gusa yavuze ati ibyaha nakoze icyo nzi cyo biraremereye, ntabwo ari byo gukinisha. Urumva ngayo nguko rero ubwo gusa mu bigaragara inyuma ubona Kazungu ni umusore nyine abantu wenda bagiye bakomeza babona amavideo n'iki byose, ariko ubona ari umuntu ubona wari ukiri umusore muto, kandi ubona uri normal utakikiraho kuko n'uburyo cyacishamo amaso akaranganya mu bantu, wabonaga nahungabana afite ry'ibintu yakoze rwose. Uwo ni Kazungu Denis rero w'imyaka 34, akurikiranyweho kwica abantu, kubakorera iyicarubozo, gushinyagurira imirambo, kwinjira muri mudasobwa, kwibisha imbaraga cyangwa icyo bise ngo ni kiboko. Kuko ubushinjacyaha buvuga ko mbere yuko yamburaga abo yafashe yabanzaga akababoha, hangiza akabateruriza, akabatera ubwoba. Mu bikoresho bavuze yakoreshaga harimo ngo inyundo na pense n'ikaramu n'umukasi. Ibaze kujya kugutera nk'ikaramu ngo yayigushingaga mu zuru kugira ngo wemere niryo yicarubozo akurikiranywe. Ni muri ndabyemeye kugushinga ikaramu mu zuru ukayumvira mu bwonko, ugahita uvuga uti rwose ndemeye. Ariko rero koko icyaha nikiramuka kimuhamye, Kazungu yaba ari umuntu udasanzwe. Niwe muntu wa mbere
banza mu Rwanda ubundi biriya bintu tubyumva hanze cyangwa tukabibona mu mafilime ariko mu Rwanda iriya kesi ubanza ari iya mbere mu butabera bw'u Rwanda aho umuntu rwose yemera ko yanisha abantu barenze umwe babiri batatu bane akigondera abo bantu bose bakarenga 10 akabica abantu ntibabimenye we akarinda nitanga hanyuma ni mu gihe tujya tubona abantu benshi bajyaga baza ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo Kazungu gutya na gutya na gutya na gutya ariko ubu ni igihe n'ubundi bwo cyo kugira ngo agezwe mu butabera tujye twumva noneho niba ruzaburanishirizwa no mu ruhame icyo wenda ntabwo tukizi nyuma y'uko wenda ruburanwe mu mizi icyo ni kimwe mu bintu abantu bifuza abantu baba bashaka yuko yaburanira mu ruhame akanavuga nuko ibintu byagiye bigenda ngayo nguko ibya Kazungu Denis twigere hariya hakurya twigire mu burasirazuba bwa Kongo mbere yuko tujya ku rugendo wenda rwa M23 ikomeje gukora igenderera abaturage cyangwa ibakoresha inama zitandukanye mu bice bitandukanye biravugwa ko kuri uyu wa kane haramukiye imirwano yayihuje nyine na ziranye shyamba mu gitondo cyo kuri wa kane ngo guhera mu gitondo cyo kuri wa kane inyeshyamba za M23 ziri guhangana na Mayimayi ndetse na Nyatura mu mudugudu wa Busumba muri teritwari ya Rucuru nk'uko amakuru aturuka hariya abivuga ndetse ikavuga ko abaturage benshi bakwiriye imishwaro bahunze bahunga iyo mirwano mu gihe ariko muri Rucuru n'ubundi ku rundi ruhande niho M23 ejo yari yasuye ubanza ziranyeshyamba zahise zijya kwibasira bari abaturage bari bakiriye M23 kugira ngo birashoboka bakavuga bati dushobora kugenda tukihorera bagashobora bana bakanda bakanakora amabara bagasiga banishe bamwe bakavuga bati ni M23 yahavuye buriya ni nabyo yakoze kugira ngo bayigerekeho nyine icyo cyasha gusa mu butumwa M23 ikomeje kugenda itanga irimo iragenda ibwira abaturage ko badakwiye kugira ubwoba ko ibyabaye muri 2013 bitazongera kuba n'ejo babigarutseho babisubiyemo urebye nicyo kintu barashaka nko kumara abaturage impungenge wenda hari abaturage bashobora kuba bavugaga bati nyamuneka murimo murakora ibyo mugomba gukora ariko dushobora kumva tukumva ejo cyangwa ejo bundi mwaturetse cyangwa mwaduteranya mwasubiye aho mugomba kuba muri mu gihe wabonye ko hari aho Mbonima yabwiraga abaturage muri Kabaya ati muri abantu b'abagabo ati muri abantu b'abagabo rwose ati mwanze guta ibyanyu ngo muhunge ati nta mugabo uhunga ati rero natwe ikintu tubereho hano no kubarinda ntimugire ubwoba nta muntu uzongera kuza kubirukansa turi buze gushyiraho amajwi y'ibintu bagiye bavugira we atanga n'urugero ngo rw'uburyo ki noneho yavuye hakurya iyo kure avuga ko yavuye muri Sud Kivu ari wakomoka ariko ngo yaje kuri runo rugamba avuye i Kinshasa yego urumve ivyo kintu cyafashe umuntu w'umugabo cyatumye umuntu w'umugabo rwose avuga ati ngewe uwo ngo ni Koloneli Samuel Nsabimana ndibaza nawe turi buze kumwumva dufite amajwi yabo bose turi bwumve ibyo Wiringoma yavuze twumve ibyo Mbonima yavuze ndetse twumve n'uwo mukoloneli ibyo atangaza Mbonima akaba yavuze ati nawe yakomeje kuvuga ko leta ya Kinshasa ishaka intambara yiteguye yazanye amadrone yaguje ashatse abacanshuro bose bo kurwanya M23 ariko ko abaturage badakwiye kugira ubwoba M23 yiteguye kubarinda ndetse ikarinda n'ibyabo ati ibintu byo kujya mu buhunzi ati ibyo bintu bimaze kurambirana reka wenda tutanatinze tubanze twumve amajwi yabo twumve Mbonima ikintu yavuze aba ari we duheraho yarari muri Kabaya bari kumwe n'abajenerali batandukanye barimo na wa mujenerali wavuye muri FARDC. Septembre 2023, nous sommes arrivés ici à Kabaya pour s'enquérir de la situation de la population. La population vit paisiblement, il y a la rentrée scolaire
est tellement total, le marché est là, donc les hôpitaux fonctionnent normalement. Vraiment, nous sommes tellement contents de cela. Merci beaucoup. Jambo wakazi wetu wa Kisigari na Kabaya. Mimi kwa majina ninaitwa Benjamin Mbonimpa. Ninakuwa secrétaire exécutif wa chama yetu ya M23. Jumbe mfupi ninayo kwenu ni wa kushukuru sana. Ninashukuru wakaaji wote wa Kabaya, Kanombe, Buvunga, Kanombe, Bushenge na popote. Mulionesha ushujaa wenu, mulionesha kama nyinyi muko watu wa maana, hamuogopaki. Mulionesha kama nyinyi muko watu ambayo mungali na chunga asili yetu, munachafitu mucho. Chama yetu inawashukuru sana, kuanzia viongozi kubwa sana, president na vice president na chef d'état major General Major Sultani Makenga anawashukuru sana. Na ndiyo maana munaona vijana wetu, jeshi yetu wamekuja hapa, ni kusema ya kwamba hatukuwasahau, tungali na wazingatia ndani ya moyo wetu, kusudi tuambie amani ya kweli imekuja. Message hii ya felicitation na ya kuwashukuru ni kwani mulifunga roho mkatumana watoto kwenda kwa shule. Sisi tulipiganisha kwa nguvu zote masomo yafunguliwe. Ndio maana nashukuru watumishi wa Mungu. Urumva rero aho ngaho harimo arashimira abaturage bo muri kiriya gice, ati muri abantu b'intwari, ati umuco wacu rwose ntago mwigeze muwutererana. Mu yandi magambo ni umuco w'abarwandofone yashakaga kuvuga. Ati muracyawufite, ati nta mugabo uturugo rwe ngo atahe ngo ahunge cyangwa ngo atumurima we ngo ahunga usigira abandi bantu bawuhinge. Ati rero kuba mukiri mu byanyu mwaranze guhunga, ati ni iby'agaciro, ati barabashimira abayobozi bacu. Avuze perezida, avuga n'umugaba mukuru w'ingabo, gusa perezida wuhe Bertrand Bisimwa, ni perezida wa M23 ntabwo wakogo. Avuga na Sultani Makenga, umugaba mukuru wa FRDC, ati bose barabashimira. Reka twumve ibindi yakomeje ababwira, aho yabwiye ati twebwe ntabwo turi abantu bivugavuga. Twumve ibyo yakomeje avuga. Yego. Lakini hii ya kusema ndakupiga ngo munikamate nisiue mtu, munikamate nisiue mtu, ile ni domo peke yake. Mwanaume wa nguvu ni kusema anakuja anatenda na watu wanaona. Lakini hii ya kusema ndakupiga ngo munikamate nisiue mtu, munikamate nisiue mtu, ile ni domo peke yake. Haiko vile. Musiogope. Sisi tuliamua kubaki pamoja na nyinyi. Na wakati watu wanatuulizaka, kwa nini nyinyi munapigana? Wakazi wa Kabaya musikie kwa nini sisi tunapiganaka. Tunaelewana? Sisi tunapiganaka kusudi insecurity iishini, kubaki jeshi moja ya nchi ambayo jeshi itaongoza wananchi wote bila kuwabagua. Haiko vile? Ndio. Wanatayarisha vita, wanauza maavion, wanauza madrone, wanaleta vifaa. Walileta wazungu wa mercenaires, wa Wagner, wa Roumain kusudi wakuja kupigana vita. Lakini tulisema sisi hatutakubali population yetu ikimbie tena. Mbie ndugu zetu wenyewe wanakuwa Kanyaruchinya, mtu asiwadanganye. Hatutafunga mtu, hatutafanya mtu mbaya. Warudie, wakuje wachuruze, wakuje walime, wakuje wafanye biashara kama nyinyi vile mnafanya biashara hapa. Haiko vile? Ndio. Hakuna mtu mmoja atawasumbua na misaada ambao wanapata kule, kwani wanawadanganya mkirudia mtapata tena msaada. Hatukukuwa na zoea kwenda kusabiriza umunumuka wantakuja sabiriza. Haiko vile? Ndio. Tulikuwa na nguvu mbele, tulikuwa tunashilimia, tulikuwa na nguvu mbele, tulikuwa tunajifanyizia uchuruzi, tunalima kafe,
tunalima vyote ambavyo tunataka. Migomba yetu tunatoa kasiksi, urwabu, tunafanya misururu, tunafuga ng'ombe, tunafuga mbuzi, tunafuga kuku, tunaishi vizuri. Lakini leo hii wanafanya population yetu kule Kanyaruchinya inakuwa kama vile esclave. Musishinde mnafanya safari mrefu ya kwenda Ruchuru. Tunapasha kusaidiana na kusikilizana. Shida tuzimalize katikati yetu. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Asante sana, Mungu awabariki. Secrétaire général. Executive. Unigitif wa M23. Ati ntibazababeshye rero. Ati twebwe icyo twiyemeje ni ukubarinda. Ati ntabwo tuzava aha ngaha. Ati twebwe ntabwo turi nka ba bandi birirwa bavuga ngo nimumfate ngiye mwica umuntu. Ati uwo ni umunwa gusa. Ahubwo aba yatinye mu buryo buri indirect agashaka ko bamukiza. Ati uwo ni umunwa. Ati twebwe ntabwo ari ibyo. Aravuga nanone ati bariteguye, baguze ibikoresho, baguze amadrone, bazanye abacanshuro, avuga ba Wagner, avuga abanyarumaniya. Atabo bose ariko bajya hasi bajya hejuru. Twebwe turi hano turabiteguye, ntabwo tuzabatererana. Ati ahubwo mubwire n'abavandimwe banyu bahunze bari za Kanyarucinya bataye kuko bameze nk'abacakara hariya, nibaze bafatanye namwe, kandi ko kwabonye ko muri uyu mujyi ubuzima burakomeje cyane. None se ntubona ko bakomeje mu isoko bari babonye ko kandi abaturage ni benshi, urabona bishimye. Wa mugani banze guhunga, babizeye ko byose umutekano ushobora uhari, kubera nyine iyo M23 baba bafite icyo cyizere. Ukabona ko ubuzima burimo burendereye, burakomeje rwose, ubuzima burimo burendereye. Reka twumve noneho n'undi. Ubwo ni Wiringoma, ni Wiringoma harya ari undi mukoroneri. Nyuma rero yo kumva Mbonimpa, reka twumve na bindi bintu bike uno Colonel Nsabimana Samuel yavuze. Ahavuga ati ubuyobozi bwa Kongo burabeshya n'ababungirije bose. Dufite perezida w'umubeshyi atugamije gusa guteza akaduruvayo mu gihugu. Atariko twebwe icyo turwanira turakizi. Reka twumve ibintu yavuze muri makeya, ntabwo dutinda. Banyita Colonel Samuel Nsabimana, nanjye mvuye kuri yo, mvuka muri Sud-Kivu, turajyanirana, ariko twese twaje kubatabara. Kandi nageze mvuye kure Kinshasa, sibyo? Ibyo bababesha ngo Abarundi, Abaganda, Abanyarwanda, murazi igihugu kiyobowe na perezida ubesha, abamwungirije barabesha. Uwo ni Colonel ngo Nsabimana Samuel. Ati ngiye rwose nkomoka muri Sud-Kivu. Ati kandi naje aha ngaha mvuye i Kinshasa. Tewe ibintu bababeshya rwose. Ati dufite perezida ubeshya, abamwungirije ni ababeshyi. Mbese ugasanga we icyo arimo gushaka gukora ni ugutanga umucyo ku baturage, abagaragariza yuko n'ubundi icyo barimo kurwanya barwanira ukuri, mu gihe ubuyobozi bugaragaza iki ibinyoma. Ubuyobozi kwa kuntu bubita Abanyarwanda, bati twatewe n'u Rwanda, kwa ko guverinoma ya Kinshasa ntabwo ishaka kwemera kwihanganye n'Abanyekongo. Kavuga ati twatewe n'Abanyarwanda iki n'ibiki. Nsabimana yakavuga ati rwose ngewe ndi umunyekongo, mvukira muri Sud-Kivu. Ati naje hano nje gutabara bene wacu, Abanyekongo bagenzi bangiye bari mu bibazo bitandukanye. Ati kandi naje n'aha ngaha, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru, mvuye i Kinshasa. Ati ibyo bababeshya ngo Abagande, Abanyarwanda, Abarundi, ati ni ukubajijisha kugira ngo nyine babumvishe ko batewe n'undi mwanzi utari umunyagihugu. Urumva rero ko ibintu ntabwo byoroshye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 ikomeje icyo twakwita ni icengezamatwara mu baturage. Mu zindi ndimi babyita propaganda. Gusa hari abantu bumva propaganda bakumva ni ijambo wenda ribi, nk'abumva ngo
ingengabitekerezo bakayihereza wenda bakavuga bati uriya afite ingengabitekerezo bakumva ari ingengabitekerezo ko ziratandukanye ingengabitekerezo biba ari nziza iyo utongeyeho wenda ngo ingengabitekerezo y'ikintu iki icyo gihe ntabwo ushobora kuyifatira mu gatebo kuko wenda ari mbi cyangwa se uvuge wenda ngo ni nziza gusa. ubwo rero n'aha ngaha wenda icyo twavuga ni iyi propaganda cyangwa se iri cengezamatwara rishingiye ku guha ukuri abaturage bo muri turiya duce twa Kongo no kubumvisha icyo barwanira kugira ngo babajye inyuma. ubwo ni mu gihe Tshisekedi we avuga ati shati ibyo mwakora byose ngiye ntabwo nzigera nganira namwe rwose cyane rwose ati narabivuze ati nongera mbisubiramo ariko reka nabishimangire ntabwo tuzigera dushyikirana n'abantu ngo b'abanyabyaha babita abanyabyaha krimineri ngo ni abakrimineri. urumva rero hagati aho icyo uyu nguyu yongeye gukomozaho twajyaga dukunda kukigarukaho ukuntu baguze ibikoresho. ubwo ni Kongo, guverinoma ya Kongo yaguze ibikoresho izana ba Wagineri igura iki n'iki, ariko ibyo ngibyo byose we don't care, aribyo bya bindi bajyaga bavuga bati bashobora kubizana ariko akaba ari twe tubikoresha. yego ubwo ni mu gihe n'ubundi ubwo hano noneho nabonye sinzi hari akavideo nari ndimo mbona Moise Katumbi yakoresheje inama abaturage buzuye dore ngaba hano n'uruvunganzoka bigaragara ko uyu mugabo nawe afite popularité. ejo bundi nahoze mbona sondage bakora kubanza irimo ibikabyo barimo baramuhangwa amajwi mbese ngo amatora abaye kano kanya ngo yagiye amajwi 67 Tshisekedi we bamubariye 18 ubwo hagati ubwo mbese ni nka pre election ubwo ni mbese babijyanyije ni nka imbanziriza amatora mbese in case amatora aramutse abaye ninde waba the winner. gusa abanyekongo byo Moise Katumbi baramukunda kandi batangiye kumukunda kubera iriya kipe ye ya Tupisa Mazembe. urebye umufana wese wa Tupisa Mazembe afana mbese ni uwa Moise Katumbi kandi ifite imbanza ariyo kipe ifite abafana benshi mu gihugu. noneho ukongeraho wenda abatagaragara muri izo secteurs z'imikino nabo baba bamukundiye wenda n'ibindi. hari abo yahaye imihanda, hari abo yagize gute aba yayoboye muri Katanga akiri guverineri. ugasanga rero bose baravuga bati umuntu wacu cyane. gusa ariko hano hari amakuru mba ndi kubona y'imirwano ya hato na hato. mu kanya twavugaga ngo niyo twavugaga ari muri sinzi ahantu twavugaga haramukiye imirwano muri Busumba. ubu noneho ndi kubona ngo aho bita mu giturage cya Ngwenda muri groupement ya Binza sheferi ya Bwisha nanone ni muri Rucuru naho ngo habaye imirwano ngo mu gihe Benjamin Mbonimana na Wiringoma bari Kinyandonyi ubanza naho basuye abaturage uyu munsi. noneho ikintu barenzaho buri gihe ati groupe de défense repousse une nouvelle attaque de rebelle. zino nyeshyamba za Wazalendo ikintu zifite intsinzi za buri munsi zo zikubitaye mu Ventura buri gihe ziba zayisubije inyuma. niturabona hari ahantu yabatse munsi wa mugani baratsindwa. abantu bakubise basumbirije FRDC nubwo wenda na Wazalendo bose baba bari kumwe. ubu ni ukuvuga rero icyo baba basobanuye Wazalendo yaba ifite ingufu kuruta FRDC. nicyo bashaka gusobanura. ubwo rero ngo Wiringoma na Benjamin Mbonima bagomba kuba ari muri Kinyandonyi n'ubundi muri no groupement ya Binza aho bagomba gukoresha inama. ahubwo zino Wazalendo ushobora kuba zamenye ko bari buhaze zikajya kuhitambika no gukanga abaturage kugira ngo batongera guterana bakwira imishwaro. barangiza bati M23 yateye ibirindiro ngo bya CMCFDP ngo muri Ngwenda ngo ni igitero cya kabiri. igitero cya kabiri ngo cyabiri aho bita Kanzanza. hanyuma ariko bakarangiza bavuga ko
kuri ubu ngubu izo nyeshyamba za M23 ngo babashije kuzisubiza inyuma bakontorora abahantu. Iyi mirwano yose bamaze iminsi bavuga aho basubije M23 inyuma nta kintu na kimwe M23 igiye ivugaho, ahubwo M23 tuyikuyibona ejo bundi twayibonaga Kiwanja, ubundi twayibonye aho tuvuye hariya muri Kabaya muri Rucuru, ndetse yego ni muri Rucuru. Ukibaza rero igihe ino mirwano ibera ahantu bano bayobozi ba M23 baba bari kuzenguruka abantu baba barwana nabo zino wazarendo bikagucanga. Aho ngaho wakwibaza uti se ibi ni ibiki? Yego ndumva ari ibyo rero, nuko muri Kongo byifashe uyu munsi. Twumvishe ibya M23 ko bikomeje kugenda ishishikariza abaturage kuyiba inyuma ndetse no kubatinyura, bizeza rwose ko ibintu by'ubuhunzi bitazongera, ibintu bikwiye kubaho none. Ntabwo tuzongera rwose kwemera kujya kuba impunzi, ati icyo ngicyo bakimenye, nubwo baguze ibitwaro bazanye bacanshuro turabiteguye. Fred, ikiganiro se twagisoreza aha ngaha uriya? Yego, usibye wenda kantu kagakuru cyangwa se inkuru ivuga ngo Amerika yagabanyije ubufasha yahaga RDF. Ubwo ni inkuru iri kuri Bwiza n'ubundi abantu baraza kuyisangaho, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu bikoresha ngo abana mu gisirikare, byatumye zigabanya ubufatanye mu bya gisirikare. Ariko ibi ngibi twabyita ko ari nko asanga no kunezeza Tshisekedi kubera ko ari New York kugira ngo agire kamurari, kuko wabonye ko ako kantu yahise muri kiriya kiganiro ejo bundi yakoranye n'abanyekongo baba i New York, wabonye ko ako kantu ahitaga n'agashima cyane, ati rwose turikomanze ku gatuza, turashimira Amerika kuko yamaze kubona u Rwanda. Ati turashimira ko we yavuze ko yahagaritse ubufatanye mu bwa gisirikare n'u Rwanda, ariko urabona ko hano ni ukuvuga ngo ni ibijyanye n'intuza n'ubundi ni inkunga, ariko ni ukugabanya ubufatanye. Yego, hanyuma sinzi hano u Rwanda rwabaye igihugu cya 19 gishyizwe kuri uru rutonde ruzwi nka CSPA. Hanyuma ni rutonde Amerika ikora ishingiye ku iteka rigamije gukumira ikoreshwa ry'abana n'igisirikare. Aho se abana ubundi binjirira mu gisirikare. Ubona RDF oya n'amatangazo iyo bagiye kurokita bavuga nicyo kintu cya mbere bitaho kugira ngo wa mugani badashyira abana muki ahubwo baranarengeje umuntu ntabemerewe kujya mu gisirikare afite imyaka 18 hari n'igihe birenga none urumva, ahubwo aba bantu izi raporo zabo cyangwa se ibi bintu bakora, ariko sinzi wa mugani wagira ngo baba bashaka kugira ngo bashimishe. Yenda kubwiye ni Amerika yashaka gushimisha Tshisekedi ngo kugira ngo nyine yumve ko bari ku ruhande rwe. Na RDC ariko iri ku rutonde, ariko yo ntago bigeze bayikomozaho cyane, ntago bigeze bayikomozaho cyane kuko hano Kongo Kinshasa nayo iri muri ibyo bihugu biri kuri uriya rutonde rwa CSPA. Gusa bivugwa ko Amerika yirinze kuyishyira mu gatebo kamwe n'u Rwanda. Wabyumvise? Nicyo turimo tuvuga yuko bo baragira iyo bageze ku Rwanda baritatura bakavuga n'ibitari bya, ariko hano urabona barumye gihwa bisobanura ni umukino ni jongere. Ibyo rero reka dusezerere rero abakurikiye kino kiganiro cya Ruvugiro cyo kuri uyu wa kane. Ikindi kiganiro ni ejo kwa gatanu ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9. Mwari kumwe nanjye Denis Ngiyumva, nanjye Fred. Murakoze cyane. Bye bye.